Lord is our Hallelujah. strength. Amen. Amen. Glory to Tuzanye mu God. izina Glory rya to Yesu. God. Amen, amen, amen. Turashima Amen. Imana kubw'uyu Amen. munsi mwiza Imana ngiye kuduha. I always remind you that the joy is a very serious business in the kingdom of God. So ukunezerwa, kugubwa, kuba ready mu mutima, imwe mu bintu bituma ijambo ry'Imana rigira imbaraga muri wowe kandi rikera imbuto. Ni igihe ufite uri expectant, umwuka wa familiarity ukawangira, ukawubwira ati ntabwo ari jyewe, ntabwo ndi uwawe. I don't just familiar the word of God. Every time you come into the fellowship, you come with a heart that is expecting something great in Jesus' name. So God bless you. Thank you for coming. Ndabakiriye mwese, ndabanezerewe. Abo twabanye ejo n'abahari uyu munsi batari bahari ejo. We are so excited to see you guys. Dushimira n'abayobozi ba platform kubwo kudahwema gusenga ndetse no kudutegurira ibintu byiza. Imana ishimwe cyane. Now munyemerere tudatinze twinjire mu nyigisho yacu y'uyu munsi. Nkuko mubizi ibihe byacu bari bito cyane, iminota bari mike, so tugerageza nibura kuyikoresha kugira ngo turebe yuko tuyibyaza umusaruro. Hagira umuntu ba equipped muri uyu mugoroba, hagira umuntu wiyongeraho mu bumenyi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turimo turavuga ku mwuka wera ndetse n'impano z'umwuka wera. Ejo we covered quite a lot, tuvuga ku bijyanye n'umwuka wera, dusobanura ko umwuka wera ari umwuka wa Kristo, bityo akaba ari Kristo uri muri twe. Rero ntabwo twajya kwigisha ku mwuka wera turamutse dufashe inyigisho tuvuga ku mwuka wera, that can look like another gospel. Ishobora kugaragara nkaho ari ubundi butumwa, ariko uburyo bwiza bwo kumuvugaho kandi tukamuvugaho mu murongo muzima nuko tumuvugaho with the understanding that the Holy Spirit is the Spirit of Christ in us. Ni umwuka wa Kristo uri muri twe, bityo bigatuma tuguma mu murongo muzima. Ntitumuvugeho nk'umuntu uri individual, uri wenyine, uri independent, ahubwo umwuka wera ni umwuka wa Kristo kandi atuye muri twebwe. Abakolosayi 1:26 na 27. Ubu nibwo bwiru bwari bwarahishwe kuva isi yaremwa n'amagenerasiyo yose, ariko ubu bwahishuriwe abera ngo ubu bwiru ni Kristo muri twebwe, ibyiringiro by'ubwiza. Imana ishimwe cyane. So Kristo ari muri twebwe, niko Paulo yavuze. Ntago yewe yavuze ngo ni umwuka wera uri muri twebwe, yaravuze ngo ni Kristo ubwe uri muri twebwe. Nubwo Kristo Yesu we yaravuze, aravuga ngo data azaboherereza umufasha, ubundi akamwita umwuka wera. Ubundi mu byakoze intumwa bitangira bamwita umwuka wera, Yesu yamwise umufasha, amwita uwo mwuka, that spirit, uwo mwuka w'ukuri, amwita umwuka w'ukuri. So yagiye yitwa amazina agiye atandukanye, ariko muri ayo mazina twabonye ko the common name riri mu itangiriro, kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, ni Kristo. Hallelujah, glory to God. So rero turamutse tuvuze ngo ni umwuka wera gusa, undi ashobora kuhitaza akavuga ati ntabwo ari umwuka wera, ni umwuka w'ukuri. Undi akaza ati si umwuka w'ukuri, ni umufasha. Ugasanga tugiye muri deba kandi buri muntu wese afite ahasoma. Bityo rero dufata the common word that was used, ijambo ryakoreshejwe kuva kera no kugeza uyu munsi, ni ijambo Kristo, ariyo Imana itagaragara yabaye yaje kubana natwe mu muntu ugaragara, ari we Yesu. Hanyuma kandi nyuma akaba muri twebwe, bityo tukaba ariko tumugaragaza uyu munsi. Ni Imana itagaragara ituye muri twebwe bagaragara, kugira ngo tuyigaragaze muri iyi si igaragara mu izina rya Yesu. Now icyo twakestablishinze, hanyuma tuvuga ku mpano. Talked about the gift of the Spirit. Tubona ko ari impano za Kristo kandi zitangwa ku bw'ubuntu bw'Imana.
kandi tubona ko impamvu zatanzwe ku bwa victory yo kuzuka kwa Yesu, y'ubutsinzi bwa Kristo. Ntabwo impano tuzihabwa kugira ngo dutsinde, ahubwo twazihawe kuko twatsinze. Twahawe impano kuko twatsinze. So impano si izo gushaka intsinzi, ahubwo ni izo kugaragaza intsinzi yamaze kuboneka ubwo Kristo yatsindaga icyaha, agatsinda urupfu, agatsinda akazukana ubwiza. So mu yandi magambo, ntabwo impano uzifite kugira ngo zigutsindishirize cyangwa se zigufashe gutsinda icyaha, kubera ko already wamaze gutsinda icyaha. Uwatsinze icyaha ni Kristo wagitsinze, kandi ari muri wowe. So yazanye ubutsinzi muri wowe. Impano za Kristo nizo kukurindira muri bwa butsinzi, nizo kugira ngo zikurindire muri bwa butsinzi already wamaze guhabwa na Kristo Yesu. Hallelujah, glory to God. Twavuze ko kandi izi mpano zahawe itorero ari abantu. Aba bantu bakaba, icyo nshakongeraho gatoya, aba bantu bahawe izi mpano zahawe itorero, aho Bibiliya ivuga ngo nuko bamwe abaha kuba intumwa, abandi abahanuzi. Iki cyanditswe ntabwo ari rusange, ntabwo ari bamwe, harimo abo mu Rwanda, harimo abo muri Kenya, harimo abo muri Aziya. Iki cyanditswe cyavugaga particularly ku bigishwa yabanye nabo 12. So amaze kuzuka, wibuke ko yabanaga nabo nta ubwiriza. Rimwe yigeze kubohereza, arabwira ngo mugende muvuge iby'ubwami bwanjye, hanyuma mukize abarwayi, ngo bagaruka bishimye cyane. So yajyaga abohereza kuri misiyo rimwe na rimwe. Ntabwo bari abantu bari muri ministry mu buryo buri permanent cyangwa se mu buryo buri full time, kuko bari bakiri under tutoring, under teachings, bari bakirimo kwigishwa. So amaze rero kuzuka, araba graduating, habaho graduation. Amaze kuzuka, bamaze kuzura umwuka wera, hanyuma ngo bamwe abaha kuba intumwa, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba abapasiteri, abandi kuba abigisha, abandi kuba bavuga ubutumwa bwiza. So naba bantu yabanye nabo, ntabwo bari abandi bantu, kuko birayavuze ngo amaze kuzuka, amaze kuzamuka, aha bamwe muri abo, bamwe mu ntumwa ze. So nuvuga ngo yabagabanije imirimo, yari ari muri bo, ariko agenda abagabanya imirimo. Arabwira aho yibande kuri iki, nawe genda ukora iki, ariko ntago ari ukuvuga ko uriya bwe kwibanda kuri iki, kiri undi yamwohereje atari bugishobore. Ni mpamvu nababwiye ngo impano za Kristo Yesu ni impano ngo yahaye buri umwe muri twe. Usonye ku murongo wa 11, aravuga ngo nuko aha bamwe, ntago ari 11, umurongo numva ari wa 8. Reka ngushake kugira ngo nawe tuwusome. Okay, ni umurongo wa 7. Ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri. So ngo twese impano twahawe impano ya Kristo. Abizera bose bahawe impano ya Kristo, ariko afata abangaba yari yaramaze gutegura, aba yari yaramaze kwigisha, arangije abahereza functionality. Arababwira ngo bamwe mukora ibi, abandi mukora ibi, ariko wibuke ko bose bafite ikigera cy'impano ya Kristo. Ariho nashaka kugaragaza, mbasobanura yuko twese dufite Kristo muri twebwe, kandi Kristo niwe wuzuye muri izi mpano zose. He was an apostle, he was Christ sent, he was a prophet. He is a prophet. When I say he was, I am talking, mvuze ngo he was, ndavuga muri bya bihe yari ari mu isi. He was an apostle, he was a prophet, yari umushumba mwiza. Yaravuze ngo ninjye mushumba mwiza. Aranavuga kandi ngo agenda avuga ubutumwa ku mihanda y'i Galilaya, avuga iby'ubwami bw'Imana, ndetse yaranigishaga cyane ku buryo yiswe umwigisha, bamwitaga umwigisha. Now ibi byose bitugaragariza ko iyi mimaro yose ubwo tumufite kandi akaba ari uyujuje,
iri muri buri mwizera. Buri mwizera wese yifitemo izi mbaraga, yifitemo izi mpano. Ariko ni kuki yahaye bamwe? Ni kuki yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abahanuzi, abandi? So ahangaha niho hinjiramo rero the yieldness of the one, kwitanga cyangwa se the availability y'uwo muntu ufite izo mpano muri we. Umwizera ashobora kuzarinda apfa atavuze ubutumwa, atari ukubera ko adafite impano y'ivugabutumwa, ahubwo kubera yuko atigeze ayildinga, yitanga kugira ngo iyi mpano ikorere muri we. Ntabwo yigeze atanga umwanya wo kuba trained, kwigishwa, hanyuma ngo nawe atangire kwigisha abandi. Ariko mu by'ukuri ni umwizera kandi yakiriye Kristo. So ku bijyanye rero no kuba intumwa, abahanuzi, ababwirizabutumwa, it is a promotion, it is a graduation that comes iyo umuntu yafashe umwanya wo kwitanga, wo kuba muri discipleship, wo kwigishwa. So kugira izi mpano byo ni ubuntu tuzakira kubw'ubuntu bw'Imana, ku bwa Kristo, kuko Kristo niwe uri mu izo mpano zose. Ariko kugira ngo zi functioning, it depends on your yieldness and your availability for teachings, for discipleship, for training. Niyo mpamvu bamaze nawe imyaka 3 n'igice, ntawe umwaka gatuti, ntawe umuhakanya, bafata umwanya bakumva, bakabaza ibibazo, akabasubiza, bagera nimugoroba hari ibyo wavuze tutumvise, akabasubiza. They were so committed. Hanyuma amaze kuzuka rero atangira kuba responsibility mwitorero, kuko bari bamaze kuba trained. So there is a gift of the Spirit, which is the gift of Christ in every believer, but the functionality of it depends on how you yield yourself. You yield yourself to the you avail yourself, uburyo ugaragaye, uburyo uboneka. So nta mwana w'Imana udafite impano z'umwuka, nta mwana w'Imana udafite impano z'umwuka. Ntabwo tuzisengera, buri muntu wese arazifite, kuko ntiwakakira Kristo udafite imbaraga ze, udafite impano ziri muri we, udashobora gukora ibyo yakora. You can do what he can do. Yaranavuze ngo mwebwe muzakora n'ibirenze. Nabisobanuye nimugoroba, gukora ibirenze ntago ari uko Yesu yagende hejuru y'amazi ngo uzayaguruke hejuru, ngo we ngo yahagije 5,000 ngo uzahaza 10,000. Oya, ntabwo ari uko gukora ibirenze. Gukora ibirenze yavugaga kubona umusaruro w'ubutumwa bwiza urenze, kuko we yabikoraga ari umwe. Ariko noneho turi muri regeneration, ubu noneho twabaye benshi, yabaye imfura muri bene se benshi. Noneho ibyo yakoze ari umwe, twe twabikora, dukora byinshi, kuko ukorera iyo ngiyo, nanjye nkakorera hano, undi agakorera muri Amerika, umusaruro ukaba mwinshi mu bwami bw'Imana. Now ngira ngo icyo kirumvikanye. Aba bamwe ntabwo ari bamwe ngo b'umwihariko, ngo mwana wanjye ngo nguhaye impano ngo yo guhanura, ngo urakoze papa, ngo mwana wanjye nguhaye impano y'ivugabutumwa. Ntabwo guha ari uguha nk'uko bitekereza. No, it was like kwari nko guhabwa, kwinjizwa mu yindi stage bitewe n'igihe bari bamaze biga. Yesu avuga ngo noneho ubu ngubu igihe mwigiye, noneho mwakiriye n'umwuka wera. So that is the knowledge plus revelation. So uko ari bibiri bigakora revelation knowledge. Mumaze kwakira full package. You are now ready to go and preach. Ngo bamwe abaha kuba intumwa, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba abavugabutumwa. Niyo mpamvu iyo dusomye Bibiliya tubona limitation y'amakuru y'intumwa zose. Ntabwo tubona amakuru y'intumwa zose, ntabwo tubona ibintu Bartolomayo yakoze, ntabwo tubona ibyo ari abagabo benshi bari mu ntumwa.
tutabona ibyo bakoze. Tubona cyane Petero, tukabona Yohana, tukabona Yakobo, tubona imirimo y'abantu nka 4 cyangwa 5, ariko kandi wibuke bari 11, bamaze kuzuka, nyuma baza no kongeramo undi, ariko bakoze imirimo igiye itandukanye mu itorero, pastoral ministry, bakora apostolic ministry, ariko ugasanga aho umuntu yagiye gukorera arimo arakora imirimo myinshi bitewe na responsibility n'ibyo arimo gusabwa. Urugero, Paulo yabwirizaga ubutumwa bwiza, yaravuze mu Baroma, ubutumwa bwiza ni bunkoze isoni kuko ari imbaraga z'Imana zihesha uwizera wese gukizwa. Bivuga ngo he was an evangelist, he was preaching the gospel. Hanyuma ugasanga yarakoraga pastoral responsibility zo gukuza, kurera no guhugura. Yarabikoraga cyane, yandika inzandiko babwira, numvise ko muri mwebwe bimeze gutya, ariko mwitwaruku. Nubwo atari kumwe nabo, akabaha inama no guhugura kwa gishumba. You see, kandi akabahishurira Kristo mu buhanuzi. Nimugorana babwiye ko guhanura ari uguhishura Kristo, is to reveal Christ. Iyo uvuze ngo nabonye, ngo ndabona ntabwo ariko guhanura. Tumenya ko ari ubuhanuzi twumvise icyo wabonye. Ubonye iki? Tubwira icyo ubonye. Numara kutubwira icyo ubonye, turamenya ko ari ubuhanuzi cyangwa ari ubupfumu. Biratandukanye. Ubupfumu ni ukubona ibindi bintu ibyo ari byo byose. Umupfumu yabona ibintu byose. Umupfumu, hari abantu benshi tuzi, jewe nzi, bagiye bajya mu bapfumu. Sinzi hanga muracyari batongera ngo ntago mwagiye mu bapfumu, ariko umuntu aguha ubuhamya akubwira ngo jewe nagiye mu bapfumu, barambwira ngo mfite mu rugo umwenda usa gutya, barambwira ufite anti wawe witwa gutya, kandi byose ari byo. Byose ari byo. So accuracy ntabwo ari igaragaza ko umuntu ibyo ari kuvuga ari ukuri cyangwa se ari ubuhanuzi. So umuntu ashobora kuba accurate akakubwira n'ibyo wambariyeho. So ndabyumvise urabimbwiye, aha, then what? Igihe cyose ubwo buhanuzi cyangwa se ibyo abonye bidahishura Kristo, ni ubupfumu, si ubuhanuzi. Ubuhanuzi bwa Bibiliya ni ubuhanuzi buhishura Kristo. So twige gutandukanya ubupfumu n'ubuhanuzi. Twese turabizi ko umwuka w'ubupfumu atari umwuka w'Imana. Imana sishobora kumenya ibintu, yabimenya kandi irabizi. Imana irabizi. Ariko se abantu bo bazi ko Imana ibizi? Ntabyo bazi. Abantu bazi ko Imana itabizi. Muzi impamvu mvuze ko abantu bazi ko Imana itabizi? Nuko uyu munsi ushobora guhura n'umukristo, reka nkoreshe Emma, ni mushuti wanjye, we nta kibazo, nkahura na Emma nkamubwira nti ati ndabona witwa Emma Uwineza. Hanyuma agahita atangara, agasimbuka, akagwiriya. So bigaragaza ko uyu muntu witwa Emma Uwineza ntabwo yarazi ko Imana imuzi, ntabwo yarazi ko ibyo Imana ibizi. So biramutangaje kuba Imana izi amazina ye. Can you imagine? So ntabwo abantu bazi ko Imana izi. Mu by'ukuri kuba umuntu akubwiye amazina yawe kandi akakubwira ko ari Imana ibimweretse, bikwiye kugutangaza. Bikwiye kugutangaza. Sinzi, kera nageragamo ka application kitwa Truecaller. Sinzi niba umuntu ukazambwira ahangaha niba ako ka application mukazi kuri telefone. Nakagiragamo kitwa Truecaller. Noneho umuntu yampamagara nimero niyo yaba ntayifite muri telefone, amazina y'agahita aza n'ahari, bagahita bakubwira ngo Claudine Kimironko. Noneho iyo umufashe rero ugahita uvuga izina rye, umusuhuza, tumeze Claudine, ahita atangara.
no kubera ko no operating, I was operating so much in prophecy. Rimwe nza gufata umudamu wari umpamagaye agira ngo musengere, noneho ampamagara ateze uba yitwaga Babura, telefone ihita izana ngo Babura uba. Ndamwitaba ndavuga nti Babura, ndamubaza nti uri muri uba cyangwa utwaye uba? Ngira ngo imodoka yaragiye kwivamo ngo agwe hasi, agwe igihumure, ngira ngo bamuzana baza bamuhungeze no kumuhungeza. You see, ibintu tekinoloji ishobora gukora ikabipanga ku buryo umuntu aguhamagara udafite nimero ye, ukabona amazina ye, ukabona n'ibyo arimo gukora, ukabona na lokasiyo ye. Ibintu abazungu bakora bakabitekinika, hanyuma nawe ukavuga ngo ni Imana ibikubwiye. Okay, iya revelation cyangwa se ibyo umuntu abonye ari iby'Imana, igihe cyose babifite aho bihuriye na revelation ya Kristo Yesu. Igihe cyose bidafite aho bihuriye na Kristo Yesu, ni ubupfumu, ni ububeshi, no matter how accurate they are. I'm telling you, no matter how accurate they are, ni ubupfumu, nta kintu bikongeraho na gito. Umuntu yakubwira ngo ndimo ndabona ngo nimero zawe ngo za konte yawe nizi, akazi gusomera 004335, akabanza akavuga ibindi, agatinda akongera akaza kongeraho 71. At the end of the service, nimero ukabona niyo yanditse neza yo kuri konte. None ugatangara umukozi w'Imana zina konte yanjye uko nimero ya konte yanjye. Yarangiza agahita abwira abantu amagambo bakoreshaga n'ubu baracyakoresha nuko ntakibumva, ngira ngo ibyo ari byo byose, ngo I prophesy to one, I prophesy to all. So uburyo yazibonye muko ariko kose, niba azibonye ahumirije akazibona, kuko the familiar spirit, hari cyo twita familiar spirit, imyuka imenya iby'abantu, imyuka imenya iby'abantu irahari, ishobora kumenya amashuri kuraraho, ishobora kumenya ubuzima bwawe, bagita familiar spirit. Hakabaho n'abandi bantu bazi gukora investigation neza. Hari n'abandi bakoresha izo za app na Facebook. Ibyo ugenda kuri Facebook ukandikaho ngo about, kandikaho aho wize, kandikaho nimero zawe, niba uri married ugashyiraho umugabo wawe, iyi Facebook igatanga information yawe yose. Niba hari ufiteho na cousin kuri Facebook, abariho aho ngo about, niba hariho na cousin araza nyine abariho hasi aho ngaho. Niba ufiteho na brother muri Facebook yawe, baramuzana aho ngaho, ugasanga umuntu afite details zose yakure kuri Facebook. Hanyuma ugatanga ukikubita hasi, ukumva ngo Imana yagusuye ngo yabamenye. None se ikintangaje, wowe ubuzima bwawe bwose wari uzi ko Imana itakuzi, kuba yavuga izina rya brother wawe urumva ari ikibazo? Reka tuvuge ko ari Imana ibivuze, urumva ari ikibazo? Ahubwo ndumva watangara Imana iramutse ivuze izina ryawe ikarivuga nabi. Ndumva ikikwiye kugutangaza nuko waba witwa Faustine, Imana ikavuga ngo witwa Faustin, ahubwo watanga ati Imana sitanzi bimeze bite. So itandukaniro ry'ubuhanuzi bwa Bibiliya n'ubuhanuzi icyo bitwita ubupfumu ni revelation of Jesus, kuko ubupfumu ntabwo bushobora kuzana revelation ya Kristo. Igihe cyose buzakubwira ibihari, ariko ntabwo buzakubwira igikurikiyeho, ntabwo buzakubwira Kristo. Birashoboka ko umuntu yaguhanurira akakubwira byose, akakubwira ibyo wanyuzemo mu myaka 15 ishize, akakubwira n'ibyo urimo gucamo uyu munsi. Then what? Ibyo umbwiye byose ndabizi. Then what? I need the revelation of Christ, because that is the true prophecy. The revelation of Christ is the true prophetic. When you don't reveal Christ, you are not prophesying at all. Now, since nagiye aho ngaho ndimo kuvuga kukira,
ntabwo nzi icyo navugaga, ahubwo reka mve nkomeza aha ngaha tutaza gutinda. komeza utubwire kuri familiar spirits n'ukuntu abantu bazi gukora investigation. bazagenda babibona, especially ikizakubwira abo bantu bakora ama investigation muri service zabo, ntabwo bajya bahanurira abantu barenze babiri batatu, ubundi akajya avuga ngo I prophesy to one, I prophesy to all. So ubuhanuzi ahanuriye uyu nguyu nibwo aheraho adeclaringa no ku bandi. Yamara kumubwira izina rye agahita avuga ngo zamura amaboko, ngo ibintu byose byari bihishwe, ngo Imana ndajya nkubwire ngo Imana irabizi, abantu bakavuza induru. So ngo that's the strategy. Ariko kandi ni ukubera yuko turi muri generation mbi, aho abantu badashaka kumva neza ubusobanuro bwa Bibiliya n'icyo Bibiliya ivuga. So ubuhanuzi bwa nyabwo is the revelation of Christ. Iyo umuntu ari kuriviringa Kristo aba arimo guhanura. That is the true prophecy. None se man of God, nshatse kuvuga yuko Imana itakubwira iby'izakora ejo, iguhumurize, ikubwire ko bizagenda neza. You must know, ugomba kubimenya, ugasetoringa mu mutima wawe. Ugomba kumenya iki? Yuko wacungujwe amaraso y'igiciro. Icya kabiri, ugomba kumenya yuko Imana igufiteho umugambi mwiza. Nta mugambi n'umwe Imana ifiteho kukugirira nabi. Imana ifite gahunda yo kukugirira neza uko bwije n'uko bukeye, mu mugambi wayo n'uko bimeze. Icya gatatu, ugomba kumenya ko Satani akwanga. Ntabwo ukeneye umuhanuzi kubikubwira ngo umuhanuzi yambwiye rwose ngo Satani ngaranyanga, ngo muri iyi minsi afite imigambi mibi. Ugomba kukimenya kigasetoringa muri wowe yuko Satani mutigeze muba inshuti, ntimushobora no kuzaba inshuti, arakwanga, ntukeneye umuntu ubikubwira. Ikindi ukamenya yuko Imana igukunda, ntukeneye umuntu ukubwira ngo Imana iragukunda. Imana yagukunda ngo niko Imana imbwiye. Okay, thank you, you have confirmed what I already know. Ntabwo uzashamaduka ngo kuko iyo reaction abantu bakora bamaze kwakira icyo bita ubuhanuzi niyo ibinjiza muri manipulation, kuko izanana n'ubwoba, ikazana na fake honor. Umuntu ahita atangira kugutinya. Umukozi w'Imana ararebye, umukozi w'Imana ararebye kandi andebeyeyo neza. Hanyuma ukiri muri ubwo bwoba no muri iyo excitement, niyo ahita agusabira igitambo, niyo ahita atangira kukwandikira, mugahita mbega nawe ugakuma muri ya intimidation na ya ona imeze ukuntu, akagukoresha ibyo ashatse. Bamwe bakabasambanya, abandi bakabasaba amafaranga, abandi bakabakoresha ibidakorwa bitewe na bya bintu. Kuko umukristo, you are not persuaded of what God wants and what God's plan, cyangwa se umugambi w'Imana kuri wowe. Ugomba kuba persuaded, ugomba kuba fixed ku mugambi w'Imana, icyo Imana ikugambiriraho, ibyo Imana yakoze ku ruhande rw'umwanzi wawe ari we Satani. Ukamenya imigambi ye n'ubundi ihora ari mibi, ntabwo izaba myiza. Ntabwo ukeneye umuntu kukubwira ngo imigambi ya Satani ngo yahindutse, ngo yashyizeho iyindi strategy. No, you have, ukabaho ubuzima bw'ubwoba, wibaza ngo noneho Satani arimo arabara gaki, arimo arategura gaki kugira ngo nanjye ndebe uburyo namucenga. Iyo micengo yo kumenya ngo ninde uri hasi, ubu Satani uri hasi, Imana ni iri hejuru, ejo byagenze bite, none ubu Satani uri hejuru, Imana ni iri hasi. Ubwo buzima ugomba kubuvamo, ukamenya uko Imana ikubona n'uko Imana ikwita, ubuzima bwawe bukaba fixed ku mugambi w'Imana. So you will no longer need someone to tell you your name. Ntabwo uzongera gukenera umuntu ukubwira amazina yawe, kukubwira aho uturuka, kuko ibyo byose urabizi. Ahubwo uzakenera the revelation of Christ Jesus, kuko niyo ukeneye. You need the revelation of Christ. Hallelujah, glory to God. Amen. Now,
reka twihute tujye ku nyigisho y'uyu munsi, nsigaranye iminota nka 25. Nimugoroba tuba tugeze ku nshingano nyamukuru, ariko se Frederic araharira uyu munsi ko ntamubonye akomentinga. Ni nuri budushyireho ibyanditswe. Okay, ambwiye ko ahari. Okay, bless you. Now, twari tugeze ku nshingano nimugoroba, cyangwa se the purpose, impamvu Imana yatanze izi mpano: apostolic, prophetic, pastoral, evangelism and teacher. Impamvu zatanzwe ntabwo ari ukugira ngo abantu bibonere ibyubahiro nk'uko tubona uyu munsi. Abantu babihinduyemo ibyubahiro, babihinduramo amagrade. Nguriya ngo n'umuvugabutumwa ngaracyari hasi. Nguriya ngo muri iyi minsi yabaye mwarimu ngasigaye akomeye. Ngo ugira ngo aracyari mwarimu se, ngo reka ngo ubu yabaye pastori. Ngo yabaye pastori se, ngo yabaye umukuru w'itorero. N'ibintu bategeze bahereza amazina, ngo yabaye umukuru w'itorero, ngo ubu ngubu ngo reka ngo noneho rero ushatse kugira ikindi cyubahiro kirenze iyo system ahita yivamo, kuko yo nta bahanuzi igira, nta n'abapotre igira. Iyo rero ashatse kugira ngo icyubahiro kiyongere ahita avamo, agahita avuga ati jewe ngumbaye apostle prophet. Urumva bakagira ati noneho byarakomeye, ubu ni umuhanuzi w'Imana. Ibintu nk'ibyo ngo yeko wareba functionality ikaba idasavinga responsibilities. So kutamenya responsibilities z'izi mpano bituma functionality igira gute? Isavinga another purpose. The purpose of building your own name, the purpose of unleashing yourself, kwikiza ubwawe, kuzamura izina ryawe, kubera ko iyi mpano ntabwo ikiri gusavinga the responsibility which it was given. Apostle, pastor, prophet. Ari n'ababishyiraho byose, ariko mu by'ukuri that is an abuse. That is an abuse. That's an abuse, kuko you don't know the purpose of something, so abuse is inevitable. Igihe cyose utazi purpose y'ikintu, kugikoresha nabi niko bigenda. So the purpose was to serve the responsibility of this gift, cyangwa se icyatumye zitangwa ni ikihe? Abefeso 4 umurongo wawo wa 12, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. So an apostle, a pastor, an evangelist, a prophet and a teacher, bose bahawe izi mpano kugira ngo abera batunganirizwe gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Bose uko ari batanu, abantu bose uko ari batanu, bose bafite gusavinga one purpose. Bafite responsibility zo gusavinga one purpose. Which purpose? To equip the saints. Equipping the saint. Ibyo akora byose, at the end of it, bigomba kuba biri gusavinga purpose yo kugira ngo abantu bakure. Nukuvuga ngo tubyite nguke, the motive behind your title, the motive behind what you call a title, which is supposed to be a functionality, cyangwa se yagombaga kuba impano yo kugira ngo yubake umubiri wa Kristo. So iyi mpano rero ufite, cyangwa se uyu mwanya uhagazemo, ugomba kuba uri gusavinga purpose, cyangwa se icyo twakwita motive iri inyuma yabyo, ari ukugira ngo abera batunganywe rwose, batunganirizwe gukora umurimo kugabura iby'Imana no kugira ngo umubiri wa Kristo wubakwe cyangwa se ukomezwe. You get what I'm saying? Ngo iyi ni igomba kuba purpose inyuma ya buri muntu wese, inyuma ya buri muntu wese. Mu yandi magambo, ni igici abakristo bakeneye, ni igice abakristo bakeneye nyuma yo kwakira Kristo. Okay, habaho evangelism, bamenya ubutumwa bwiza, barakizwa.
habayeho gutumwa k'umuntu runaka, aragenda avuga ubutumwa bwiza, abantu barakizwa. Ariko aba bantu bose wibuke bari baratojwe na Yesu, bari baratojwe, arababwira ngo nzabahindura, I will make you. So yari yarabahinduye, bari full package. Ntabwo bari ibice bice ngo giye ngo ndaposo, ngo natumwe ngo ndamukuzaniye, ngo ndamuzanye, ngo muhereje ngo pasiteri n'abamurere, ngo hanyuma ngo niba ngo afite ibintu biri kumugora akeneye kwiga ngo duhamagare teacher ngo azamwigishe. Bose bari full packed. Bari full packed. An apostle, you should be able to teach. An evangelist, you should be able to reveal Christ. Kuko wabwiriza ubutumwa gute utari kurevealinga Kristo? Umwigisha ugomba kuba wigisha Kristo. Pastori uzashumba gute utarimo kurevealinga Kristo? So aba bantu ko ari batanu bafite icyo bahuriyeho, revealing of Christ, revealing of Christ. Though there is one who is sent, there is another one who is doing an evangelist, there is someone who is, but all of them bahuriye kuri revelation of Christ. Bahuriye kuri revelation of Christ. Ntabwo uyu nguyu witwa ngo ni teacher uzahura nawe ngo akubwire ngo urabizi ngo mba nkubwirije ubutumwa ngo ariko jewe ndi mwarimu, wereka ngo hamagarire umuvuga butumwa za gukoreho ngo jewe ngo ubundi ngo ndagukoraho nyuma. No. So they were all equipped. You get what I'm saying? So ngo bose bari equipped bihagije kuba bariviringa Christ. So rero responsibility yizi impano zose, purpose yazo zose is to reveal Christ, which is equipping the believers. How do we equip the believers? We equip them by the revelation. Tube equippinga na revelation ya Kristo. Nicyo cyo equipping mu Kristo kugira ngo nawe azagere ku rugero rushyitse. Kuko niba azagera ku rugero rushyitse rwa Kristo, tugomba kumuriviringira Kristo. Glory to God. Reka dutanga urugero tanga urugero tuvuga urugero rwa construction company. Construction company igira abakozi bagiye batandukanye, ariko kandi bose bahuriye kuri target imwe. Bahuriye kuri target imwe. Construction company igira chief executive officer cyangwa se CEO. Uyu nguyu niwe usettinga company vision zayo, kandi utakinga major decisions. Ariko kandi uyu nguyu ari muri construction company ni CEO. Hakaba site manager. Eka dutanye kuri project manager, akaba project manager overseeing the entire construction project. Akaba site manager supervises daily site activities. Akaba obita civil engineer yensuaringa structure stability and safety. Wango dufite abakozi benshi, ari architect. Uyu nguyu designinga inyubako uburyo izagaragara. Hakabaho abo bita ba accountant, ba managinga finance. Ariko abantu bose baba bafite notion kubijyanye n'iki, kubijyanye no kubaka, baba baramaze kwiga, abazi ibyo arimo gukora, abazi ibyo arimo gukora. Ariko ntabwo twabigereranya n'ibi by'umwami wacu Yesu Kristo, kuko ibyo byari bitandukanye. Bo babaye trained mu bintu bimwe. Abangaba bashaka kuba barize ibintu bigiye bitandukanye bagakorera muri company imwe. Ugasanga wenda rimwe na rimwe uyu accountant abeshwe na abeshwe na architect akamubeshya ati designing tugiye gukora iratwara miliyoni 2. Accountant kwera katazi bya designing akayamuha kandi iri butware 800. You see,
niyo mpamvu hazamo ibintu byo kuryagagurana, kubeshyana, kugira ko nta makuru bazi. So nanze urugero rw'iyi kampani nshaka kubereka ukuntu itorero uyu munsi rimeze. Itorero uyu munsi ririmo abantu bameze nk'iyi foto, vuga ngo bose bari muri kampani imwe ariko bafite amakuru agiye atandukanye. Niyo mpamvu usanga hari umuntu ukora ubushumba kugira ngo yiyubakire amazu ye, undi akagira za visa, undi akabwiriza kuri ibi, undi akabwiriza kuri ibi. Kandi CEO ugasanga we vision yari imwe, gahunda yari imwe, ariko abakozi afitemo kuko badafite knowledge zingana, buri wese agiye yikorera ibye. So aba bantu uko ari 11 mu gihe cya Yesu, we yari yarabigishije ibintu bimwe, baratojwe ibintu bimwe, barigishijwe ibintu bimwe, ibintu byose byari bimwe, ntabwo byari bitandukanye nk'ibi ngibi tubona mu makampani agiye atandukanye. So itorero ntabwo ryubatse nka kampani ngo buri muntu wese aze ajye aryamo acyariye magende, undi aryamo acyariye magende, hanyuma tujye tunabwira ukuntu jya babwirana ngo hagarango mu mwanya wawe gukora iki Imana yaguhamagare, ngo nturebe ngo icyo undi yahamagariwe, ngo nge nahamagariwe bitandukanye n'ibyawe. Ibyo bintu ntabwo bibaho. Aho ngaho tuba tubonye site manager arimo atongana na accountant amubwira ati ko mbona amafaranga muyakoresha nabi, mwambwiye amasima 50, none ndabona ngeze hano ngira ngo mwaguze 30. Site manager akamubwira ati ntibikureba, sigara muri office yawe y'ubwa accountant, aho wahamagariwe aba ari huguma niba site manager iyo mifuka 20 yayiriye, ubwo nyine nuko. So nyiri company nuri kubihomberamo kubera abakozi batari kuri papa simwe. Now nibyo tubona uyu munsi. Hagara mu muhamagara wawe, n'Imana yaguhamagariye n'Imana yabahamagariye kutogosha imisatsi, nimukabwira abandi kuyogosha. Niba mwebwe Imana bahamagariye mutambara amapantaro, mugume uko mwari mumeze, twege mutureke. Abandi nabo bati isi nuko kuko umuhamagaro cyangwa se impano ntago zigisavinga papa si ukuri. Ariko iyo abantu bose bagomba gusavinga papa si ukuri, bagomba guhabwa the same knowledge. Architect akaba afite knowledge ya accountability, ya accountant akaba azi ibijyanye na architect. Site manager akaba afite knowledge ijyanye na ihuye na project manager. So nubwo bwose buri umwe wese hari office ahagazemo, ariko office uhagazemo I have knowledge about it. So you will not lie to me, you will not say something which kuko ndabizi. Ntuzambwira ngo umuhamagaro wawe ngo nanjye twese dufite umuhamagaro umwe, niho tugiye kugera. Yaravuze ngo we have one calling, dufite papa simwe. So even though you are there, I am here, you should ntabwo wambwira ngo ibyo uri gukora ngo uri mu muhamagaro wawe kandi twarahamagawe kimwe. So kugira ngo iyi company igende neza, tugomba kuba dufite amakuru amwe twese, kandi turimo gushyigikira iyi vision ya chief executive officer. Twese turimo dukora purpose, dukora vision ya chief executive officer. Iyo bitabaye ibyo habamo kandi kora ibyawe nanjye nkora ibyanjye, ntibikureba, sinya kuri ibyo nguhaye, nta bindi. Niyo ngibyo nabonye ngewe, nibyo neretswe, nanjye nibyo nabonye, nagiye kuzimu, we wagiyeyo sindajyayo, niba utarajyayo birekera abagiyeyo, twebwe twagiyeyo, nanjye nagiye mu ijuru, ntaho wagiye, urabihamiriza iki? Nkakwereka ibyanditswe, gumana ibyawe, ngewe nagiyeyo. You see, buri muntu wese akaba afite ibye. Gumana kwizera kwawe, nanjye gumana ukwanjye. You see, that is unfortunate.
So niba impano idakuza abantu muri Kristo ibikoreshwa nabi, niba impano itariviringa Kristo ibikoreshwa nabi. Impano yose itariviringa Kristo ikoreshwa nabi, period, no discussion. Kubera iki? Kubera ko impano zigomba gukorera agakiza. Sinzi niba iryo jambo muryumvise narisubiramo. Impano zigomba kuba zikorera agakiza. Zikorera agakiza gute? Zubaka icyo umusaraba wagezeho. So twavuze ko iyo umuntu amaze gukizwa, yes, gift works for salvation. Thank you. Impano zikorera agakiza. Hari ibyo Imana yakoze muri Kristo Yesu. Icyo yakoze kirarangira, finished work. Hanyuma izi impano rero ziza kubaka already what is finished. Ziza kubaka icyo agakiza karangije. Buri mpano yose igomba kuba yubaka, ikuza icyo agakiza kakoze muri twebwe. Urugero, food, ibiryo turya mu buzima busanzwe byubaka umubiri. Twese turabizi ibiryo byubaka umubiri mu buryo butandukanye. Hari ibitera imbaraga, hari ibitera ki, ariko ibi biryo ntabwo birema umubiri. Ibiryo turya ntabwo birema umubiri, ahubwo byubaka umubiri. Byubaka uwuhe mubiri? Already umubiri twabonye mu kuvuka. Iyo umwana avutse ari muto, umwana avutse nyuma y'amezi 9, avuka yuzuye. Niba ari umuhungu, aba afite buri kintu cyose kimugira umuhungu, kimugira umugabo. Aba afite ibintu byose muri we, nta na kimwe ababura, aba yuzuye. So kumwonsa, kumuha ibiryo, kumugaburira, ibintu byose umubyeyi amukorera, abarimo akuza already what is in him. So impano ntabwo zituremamo ibindi bintu bishyashya. Impano zubaka iby'agakiza kabyaye muri twe. Impano zubaka iby'agakiza kamaze gukora muri twebwe. Glory to God. Iyo umwana w'umukobwa avutse, avuka afite ibintu byose. Murimo muranyumva? Hari umuntu mbonye ushizeho akantu kareba hasi, niba atanyumvise, niba atemeranya n'ibyo mvuze sinzi. Ari mu cyaro. Ari mu cyaro gute? Nta network? Okay, nta kundi. So iyo umwana w'umukobwa avutse, avukana ibintu byose bimugira umudamu. Ntabwo indi byara yiremamo nyuma bitewe ko yariye neza cyangwa yariye nabi. Ngo urye neza mu mezi 6 nibwo indi byara izirema muri wowe. Oya. Witware neza mu mezi angahe niko n'aya mabere amera nyuma abarimo already. Yabesi ishyira kuri mute. God bless you. Buri kimwe cyose kiba kiri muri we. So ibirya nibyo bigenda bikuza bya bindi biri muri we imbere. So ibi biryo niyo twagereranije n'impano za Kristo ziri mu itorero, nuko zifite umumaro cyangwa se gahunda cyangwa se inshingano. Thank you. Inshingano zo gukuza, inshingano zo kwipinga. Glory to God. So igihe cyose impano iri gusavinga ikindi kintu kiri hanze y'icagakiza kakoze, iyi impano irimo irakoreshwa nabi. Iyi impano irimo irakoreshwa nabi. Ese impano ishobora gukoreshwa nabi kandi ari impano y'Imana? Yego. Impano y'Imana ishobora gukoreshwa nabi. Kubera iki? Kubera yuko biravuga ngo impano z'Imana ntabwo zicuzwa. Uwo murongo wawunshakire ntabwo nawuteguye. Impano z'Imana ntabwo zicuzwa.
kubera iki? Kubera ko once saved is always saved. Once saved, kuko twabonye ko impano ari impano za Kristo, kuko Kristo utamukurwaho, kuko Kristo utamwamburwa, niko n'impano ze zidashobora kukwamburwa. So iyo umuntu atabaye trained well neza ngamenye uburyo bwo gukoresha izo mpano, ashobora kuzikoresha nabi mu kavuyo, mu kajagari, cyangwa se mu kutamenya. Niyo mpamvu Paulo yandikiye itorero ry'Abikorinto mu gice cyaho cya 12 umurongo wa mbere, arabandikira aravuga ngo bene data, ibyerekeye impano z'umwuka sinshaka ko mutabimenya. Bene data, ibyerekeye impano sinshaka ko mutabimenya. Mu yandi magambo, barazifite, but they have to know. Concerning the spiritual gift, I don't want you to be ignorant. Bivuga ngo umuntu yaba afite impano ariko ari ignorant. Abaroma 11:29, kuko impano z'Imana no guhamagara kwayo bitavuguruzwa. For the gift of and the calling of God are without repentance. They are irreversible. Ntabwo bishobora gusubizwa inyuma. Ako ni agakiza, ni Kristo muri wowe. Ariko someone can be ignorant of it. Give me 1 Corinthians chapter 12 verse 1. Bene data, ibyerekeye impano z'umwuka sinshaka ko mutabimenya. Now concerning spiritual gift, brethren, I would not have you ignorant. I would not have you ignorant. Someone can be ignorant concerning the gift. Ariko ntago bivuga ko atazifite, but you can be ignorant about it. Bityo ugasanga gukoreshwa kwazo, operation zazo ntago ubizi, ukamera nka wa musirikare ushira imbunda hano kwitako, hanyuma yajya kuyifataho agakora kuri trigger akirasa ukuguru. Ari abantu benshi b'abasirikare bagiye bagira ubumuga byagenze gutyo, agiye gukuramo imbunda akirasa ukuguru. So mu yandi magambo, he is ignorant concerning the use of the gun. So imbunda ubwayo nta kibazo ifite, ahubwo we ni ignorant kubyerekeye no gukoreshwa kwayo. Imbunda ni irinda abantu ugasanga yisha umuntu. So niko bimeze no kubijyanye n'impano z'umwuka mw'itorero. Niyo mpamvu bikeneye ko abantu bigishwa bakamenya uko kugira ngo zikoreshwe neza, zisavinge papasi yazo. Tubimenya dute rero? Nuko tubyigira ku batubanjirije. Itorero ry'Imana, the Church of Christ, is historic and apostolic. Itorero ry'Imana rifite amateka, rishingiye ku mateka y'intumwa. So uko intumwa zakoraga niko natwe dukwiye gukora. Ibyo intumwa zitakoze ntidukwiye kubikora, ibyo intumwa zakoze nibyo dukwiye gukora. Hanyuma ro hakabaho iri torero ryitwa Abikorinto. Mwabantu, iri torero ry'Ikorinto nabwiye abantu bushize niba ari hano, nabwo ni ntago narishumba, banamaye invitation bakanjyana Ikorinto, nareba uburyo niba uzabuza, nagati basi munjyane muri Efeso cyangwa muri Filipi. Abafilipi bari bazi kwita no kubashumba babo. Paulo yahoraga basabira umugisha ati ndabona ko mwanyoreje ibintu, ntago uko narimbikeneye, ariko yabaga bikeneye. Urumva nuko atashakaga yuko bakura umutima ku butumwa bwiza, bagatekereza ko ibyo bamukorera ari byo bikomeye cyane. Akavuga ati mwami wanjye, Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose. Hagati ni nubwo bwose namwe mu mpari, ariko mufite ubundi mukeneye ko Imana imara, nibwo mufokasinge kuri icyo. Ubwo bukene bwanyu Imana ibubamare ikoresheje ubutunzi buri muri Kristo Yesu, aribwo jambo ry'Imana. Mwene magambo hagati, munyitayo, ariko nanjye mungiye kubafatira umwanya mbapakira ubutunzi bwo muri Kristo Yesu,
mu marw'ubukene. Now listen, iri torero ry'Abikorino ryari rifite background cyambere, ryari riri mu mujyi uzwiho ubucuruzi bukomeye. Ikindi wari umujyi w'abantu bagendera mu bigirwamana cyane, wari ufite ibigirwamana, ibishushanyo byinshi cyane muri Ikorino. Ariko Pawulo aza kwakira amakuru yuko mu itorero ry'Ikorino harimo ibintu bikurikira: hariyo amacakubiri, division, hariyo ubusambanyi bukabije, sexual immorality, hariyo pride, hariyo disorder in worship, mu buryo bwabo bwo kuramya kwabo bari bafite desordre iteye ubwoba. Harimo competition, harimo ibintu bijyanye no kurushanwa ku bijyanye n'impano z'umwuka. Jewe ndahanura, jewe ndareba cyane, jewe ndi sharp shooter, jewe ndi godfather wa prophetic, jewe ndi major, jewe ndi general, jewe ndi aba bantu bose they belong to Corinth church. Harimo ibyo bintu bijyanye na competition over spiritual gift. So abandikira ibaruwa ye ya mbere yabandikiye agira ngo akore icyo bita correction, rebuking, abacyahe, kandi restoring order, cyangwa se agarure order mu itorero, ariko cyane cyane order ya Christocentric, kuko uko bagendaga bakora ibindi bintu bitajyanye n'ubutumwa bwiza bavaga kuri order. Ariko kandi kuva kuri order ntabwo aricyo cyari gikuru cyane, ahubwo bavaga kuri order bakaba baretse Christocentric order. So ibyo yabandikiye byabagaruraga kuri Christocentric order, ntabwo ari kuri order just iyo yose, uko itorero rishobora kugira order ariko ritari Christocentric. Hari ama-church menshi afite order nziza y'imikorere, ariko iyo mikorere ikaba itari Christocentric. So ntabwo ari buri order yose ngo ni order nzima. Pawulo yabagaruraga kuri Christocentric order, kugaruka mu butumwa bwa Yesu Kristo. So mbere yuko tujya mu gice cya 12 aho twasomye igice kibanza, yari amaze kubahugura ku bijyanye no gusangira, Lord's Supper, ibijyanye no gusangira, ordre mu guterana. Usonye igice cya 11 cyose yari amaze kubabwira uburyo ngo baterana, batangiye kwiremamo ibice, bakajya baterana, bamwe hari abakire abandi hari abakene. Numva ibyo kurya bakabitandukanya. Nyuma y'amaterano baba bagiye kurya icyo bitaga Lord's Supper. Twebwe muri iki gihe twita ngo ni ifunguro ryera, kwari ugusangira. Basangiraga nyuma y'amateraniro. Byatangiye mu byakozwe n'intumwe, niho batangiye gusangira ibyabo. So uyu muco wari warakomeje, ariko uko itorero ryagendaga rikura, uyu muco ugenda winjiramo utundi tuntu. Mbere basangiraga ibyabo byose ngo ntihagire n'umwe muri bo ugira icyo akena. Noneho byagiye kugera kuri itorero ry'Abikorino, uyu muco wo gusangira batangira kuwonona, bawushyiramo divisions. Twebwe turi abakire, ntabwo twarya turi atugati. Twebwe turi abakene, tugomba kurira hariya, bano n'abakene bagomba kurira hano. Twebwe turi abakire, mujye mudutekera ibifatika turye duhage. Niyo mpamvu Pawulo arangiza iki gice cya 11 yarabwiye ngo ushaka guhaga ajya agenda ajya kurya iwe. Ushaka guhaga, kuko wari umuco bakoraga nk'ikimenyetso cy'uko bari kumwe, bari muri ntuzi imwe. Ntabwo rero bagomba kurya ibiryo bitandukanye, ngo abandi bariye capati ngo bari abarya inyama. Niko uyu munsi bikorwa. Ndetse ntihari abantu basigara muri office, hari abarira muri office, abandi bakarira hano, abandi mu rusengero hagati bakabajyana udusahani turiho agaceri n'akanyama kamwe, hanyuma inkoko bazihaye abashumba mwe imbere. Ntaho bitandukaniye n'ibyo ngibyo. Nibyo Pawulo yari arimo abahugura ati ibintu mukora ni ibiki? Ushaka kurya neza, niba pasiteri ashaka kurya inkoko yayiririye iwe, kutaza kuyirira ku rusengero. Abandi bariye umuceri n'inyama imwe nayo ituzuye y'igufa. Ati ibyo bibaremamo ibice, bigaragaza ko mutari abavandimwe. Niba mushaka ko pasiteri arya inkoko
aho ngaho ku rusengero mwese muharire, niba ari umuceri n'inyama imwe mwese aba ari byo murya, bigaragare ko muri hamwe. Hanyuma pasiteri niba mumukunda mumupakingire iyo nkoko ajye kuyirira iwe mu rugo. Now arangije rero yari amaze kubahugura kuri ibyo ngibyo bijyanye na Lord's Supper na desordre yo mu rusengero bagira. Arangije agera ku gice cya 12 ababwira ku bijyanye na gift of the spirit, concerning spiritual gifts. So bivuga ngo abakorino bari baramwandikiye bamubaza kuri ibi bijyanye n'izi mbuto n'izi spiritual gifts cyangwa se impano z'umwuka, bari kuko barandikiranaga. So muri igice cya 12 hari harabonetsemo ibintu bigiye bitandukanye. Icya mbere, exalting certain gifts, kuzamura impano zimwe bakazirutisha izindi, cyane cyane kuvuga mu ndimi. Ikorino kuvuga mu ndimi wabaga uteye ubwo. Niyo mpamvu bararushanwaga, bageraga mu rusengero ntihagire ikindi kintu bakora, bakivugira mu ndimi. Pawulo agiye kwandikira ati jyewe mvuga no mu ndimi kubarusha. Mwese nimukiyemerana izo ndimi zanyu, mushakemo abantu binterpreting. Harimo abantu babaje guterana iwanyu batazi ibyo mwizera, nimuvuga mu ndimi bazabita abasazi. Mugomba no kuvuga mu magambo bumva kugira ngo mubagire gute, mubagirire umumaro. Aricyo yise guhanura. Kuvuga mu magambo yumvikana nibyo Paulo yise guhanura. Inota yangira imirarangira yose, reka ndeba ahantu nsoreza aha hepfo, ubundi tuzakomeza. Ngira ngo umunsi wanjye wa nyuma n'ejo tuzakomeza dusoze kuri izi spiritual gift. Now bari bafitemo ikibazo cya measuring of spirituality, creating a class system in the church, acting as though some members were more important than others. Nicyo kibazo itorero ryari rifite, aho Paulo yabandikiraga urwandiko rwa 12 ababwira ku by'impano z'umwuka. So bari bafite akavuyo, umwe atangira kuvuga mu ndimi n'undi akavuga mu ndimi. So usoma icyo gice cyose agenda avuga ati niba hari uri kuvuga mu ndimi, hagira undi muntu uza agire gute yinterpreting kugira ngo abantu bumve bibagirire umumaro. Ariko nuvuga mu ndimi umenye ko uri gusenga, uri kuvugana n'Imana, nta muntu ubwira. Atangira kugenda basobanura ibyiza impano. Iyo uvuze mu ndimi uba uvugana n'Imana, nta muntu ububwira kuko uvuga amayoberane. Ariko mwifuze guhanura. Guhanura ni ukuhe? Ni ukuvuga mu ndimi cyangwa se kuba wasobanura iby'indimi zivuze, kuba wariviringa Kristo, kuba wabwira abantu umutima w'Imana. That is prophecy. Ni ukuvuga mu magambo yumvikana, we explaininga, uriviringa Kristo. Niyo mpamvu yaravuga ngo mwifuze guhanura, mwifuze kuba mwariviringa Kristo, mwifuze kuba mwavuga mu magambo. Okay, indimi murazivuga nibyo, ariko kandi mwifuze cyane kuba mwavuga ibintu byumvikana. So Nyabakorino ba mbere 14 murongo wa 29, aho nzagaruka ejo gatoya ngaho, reka mbe mavuye gato. Bakorino ba mbere 14:29 na kugeza kuri 33 hari amagambo avuga ngo n'abahanuzi nabo bavuge ari 2 cyangwa 3 kandi babigenzure. So impano y'ubuhanuzi ni ukuriviringa Kristo, bariviringaga revelation knowledge, bariviringa Kristo. Ariko niyo mpano Paulo yashyizeho ubugenzuzi. Iyi mpano yo guhanura niyo Paulo yashyizeho ubugenzuzi, abandi babigenzure. Mu yandi magambo, ntabwo twizeye ibyo muri guhanura kugira ngo tubyizere, nuko tubigenzura. Tubigenzuza iki? Are you revealing Christ? Mu byo muhanuye murimo murahishura Kristo. So ngo impano yose cyane cyane y'ubuhanuzi yo gusobanura, niba umuntu avuze mu ndimi muri akamusobanura ati bivuzwe gutya, agomba kuba biri kuriviringa Kristo. Ugenzuye ugasanga atari byo, cishamwe umurongo, si ubuhanuzi.
ariko undi wicaye nashoka ahishurirwa uwabanje ahore. Ngo hari undi wari wicaye uri yararimo guhishura, ngo uyu nawe arahishuriwe, agize ihishurirwa rya Kristo. Mubyibuke, ari ihishurirwa agize. Aya mahishurirwa rero abantu bagiye bahindura bakati mbonye tinari nicaye hano bene data, ati ngiye kubona mbona umuceri, mbona amapurato y'umuceri n'amapurato yuzeho imineke aje hano imbere yacu. Ubwo uzima bahishuriye ibyo bintu bamaze iminsi 3 mu masengesho ya dry. Abonye amaparato y'umuceri n'imineke ngo biri kuza, abantu bagakoma amashyi ngo arahishuriwe. Kubera iki? Kubera wenda gusomera ijambo ngo uwo wundi wicaye nashoka ahishurirwa ngo wabanje ahore, ubwo ngo arahishuriwe. Ariko wibuke ruguru hagiye akantu k'ubugenzuzi. Ibyo bari guhishurirwa babigenzure. Itatu rimwe, kuko mwese mubasha guhanura umwe umwe. Mwese mushobora guhanura umwe umwe, mushobora guhishura Kristo. Ubu buhanuzi bwanyu kugira ngo bugire gute? Kugira ngo umuntu amenye ibyazaba byo ejo ni ikibazo. Kugira ngo umuntu amenye niba azabona visa cyangwa niba atazayibona. Kugira ngo umuntu amenye ko Imana imukoreye ubukwe bwihuse. Mwese mushobora guhanura. Hanga nikavuze, ariko statement ikurikira ivuga ngo kugira ngo bose babone uko bigishwa no guhugurwa. Bose babone uko bigishwa no guhugurwa. Bivuga ngo muri uku guhanura harimo inyigisho, harimo n'impuguro. Muri uku guhanura harimo kwigishwa, teaching, no guhugurwa. Kuko mwese mubasha guhanura umwe umwe kugira ngo bose babone uko bigishwa. Nagari kugira ngo bose bamenye niba ejo bazajya ku isoko ngo cyangwa batazajya. Twajyaga tugira umwanya wo kubaza ngo papa ngo ejo ngo hari isoko ngo nzajyeyo ngo cyangwa sinzajyeyo. Ngo uzajyeyo ngo ariko uzaveyo saa 6 uko saa 7 ngo abadayimoni bazaba buzuye mu isoko. Urakoze papa. Unira bakaza kabaza. Baravuga ngo mwese mushobora guhanura kugira ngo bose babone uko bigishwa. Very different. 3 imyuka y'abahanuzi igengwa nabo. Ikindi kikwereka ko umuntu ari umuhanuzi nuko atashobora kuvuga ngo ngibyo nahanuye ngo sinzi ibyari byo, cyangwa ngo byamfashe ngo numva ngo sinarekeraho. Bantu bajya baza mu iteraniro agahita atangira gukubita amashyi ngo nimwumve ko Imana ivuga, ngo yango ntimuncirekesha ngo ndavuga. Aravuze ngo umwuka w'abahanuzi. Iyo umuhanuzi ari umuhanuzi wishura Kristo, utanga inyigisho n'impuguro, ago umwuka ugengwa nawe. Ntago ari wa muntu uvuga ngo umwuka ngo yamuhagazeho ngo ntago ngo ashobora kubihagarika ngo cyangwa imyuka y'abahanuzi igengwa nabo. 3 kuko Imana itari iy'umuvurungano. Imana ntago ari Imana y'umuvurungano, ahubwo ari iy'amahoro. Kuko nkuko bimeze mu matorero yose y'abera. Mu matorero yose y'abera Imana si y'umuvurungano, Imana ni Imana y'amahoro. Imana ibaho umugisha. Reka nsoreza ngaho uyu munsi. Ejo tuzakomeza tuvuga kuri boundaries of the gift of the Spirit. Tongera no kureba cyane kuri apostles doctrine, uko bigishaga nuko bahanuraga. Imana ibaho umugisha. Mana turagushimye, ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni imbaraga. Turasenze kugira ngo dukomeze kwigishwa no guhugurwa mu izina ry'Yesu mu ijambo ryawe, kugira ngo dushobore guhagarara mu kwizera neza. Wabwicira kubwa abantu babonetse babitabiriye. Ndasenze kugira ngo iyi mbuto y'ijambo ikomeze gukurira muri bo, kandi the Christocentric order ikomeze kuba restored in your church. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Glory. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Imana ishimwe cyane kubwawe apostle. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. You are blessed.
kwezi agiye aho ntabwo yongeye kwakira abantu yamura ikiganza agashima kw'ijambo ry'Imana kumva cyangwa testimony